reba ahantu wicaye, uhagaze cyangwa uryamye nonaha. Ufite amashanyarazi, ufite na telefone cyangwa imashini uri kureberaho iki kiganiro. Tekereza mu myaka igera kuri 70 ishize mu gace kamwe k'ubutayu bw'Abarabu. Hari ahantu batagiraga amashanyarazi, batagiraga amazi meza, batagiraga imihanda ndetse batanagiraga inyubako nziza. Nta kindi kintu cyari gihari uretse umucanga, ingamiya, ubushyuhe bukabije n'icyizere cy'abantu bari bahatuye. Uyu munsi aho hantu hitwa Dubai, umujyi uzwiho ubucuruzi bwa zahabu zifite umwimerere, imiturirwa miremire ndetse n'imodoka zigendera mu kirere. Hashobora kuba ariho hantu h'inzozi zawe. Niba atari n'ahantu h'inzozi zawe, ni inzozi za mugenzi wawe. Ahantu abakire kurusha abandi ku isi baza guhahira, gushora imari, gutura cyangwa se kwizihiza ibyiza bagezeho mu buzima. Ni gute agace gato twageranye n'umudugudu wo mu butayu wari ukennye kandi udafite peteroli wahindutse umwe mu mijyi ikize, ifite ubwiza n'iterambere ritangarirwa na bose ku isi? Ese ibi byabayeho kubw'amahirwe cyangwa ni ukubera peteroli? Igisubizo ni oya. Hari ibintu birenze ibyo bigomba kuba byarabayeho: kugira icyerekezo, kugira ubuyobozi bwiza, gufata risk no kwizera ko n'ubutayu bushobora guhinduka paradizo. Muri iyi video ngiye kugutembereza mu bihe bya Dubai, igihe abantu baryamaga munsi y'ibiti, igihe Dubai itari yagatangiye kuberamo ubucuruzi bw'imirimbo nta mafaranga, igihe byari binagoye kumva ko izaba uko imeze uyu munsi, uko baje kuvumbura ko bafite peteroli nk'umutungo kamere, uko Dubai yubatse ubwami bwayo gahoro gahoro kugeza igihe yahindukiye umujyi mpuzamahanga w'akataraboneka mu by'ubukerarugendo, ubucuruzi n'ikoranabuhanga tuzi uyu munsi. Iyi si inkuru y'amateka gusa, ni inkuru y'impinduka zitangaje, impinduka zashobokaga gusa mu bitekerezo by'abantu bake. Uyu munsi ni umwe mu mijyi ikize cyane ku isi. Muri iyi video uramenya inkuru yose ya Dubai, uko yazamutse, uko yahindutse igatangira kuba icyitegererezo ku isi yose. Icara utuze wumve neza iyi nkuru, uyihereze umwanya uhagije, uraza kunshimira nyuma. Ariko mbere yuko dutangira inkuru yacu, ubanza ukore subscribe, tujye tubana no mu bindi biganiro byacu. Nguhaye ikaze. Mbere y'inyubako ndende kurusha izindi ya Burj Khalifa, mbere yo kuvumbura peteroli, kari agace k'ubutayu kuzuye umucanga gusa. Aho hari mu ntangiriro z'imyaka y'1800. Icyo gihe aho twita Dubai uyu munsi hari umudugudu muto utuwe n'abarobyi ku nkombe z'ibigobe by'abaperesi. Hari umugezi wihariye witwaga Dubai Creek, ari nawo watumye abantu bahatura kuko wabafashaga mu buhahirane no mu mibereho. Abaturage baho bari abantu boroheje ariko bakomeye ku gace kabo, bashoboye kwihanganira ubuzima bwaho. Benshi bakomokaga mu bwoko bwa Bani Yas, bayoborwaga n'umuyobozi witwaga Sheikh Maktoum bin Buti. Mu mwaka w'1833 Sheikh Maktoum n'abagera kuri 800 bo mu bwoko bwe barimutse bava i Abu Dhabi, baza gutura hafi ya wa mugezi witwa Dubai Creek. Bashakaga kubaho mu mahoro bakora ubucuruzi mu bwisanzure. Batangiye kubaka umuryango muto w'abaturage hafi y'uwo mugezi, ari naho habaye intangiriro ya Dubai. Ubuzima bwaho bwari bugoye, ubushyuhe bwaho bukabije, amazi meza yari imboneka rimwe, bagombaga gucukura amariba cyangwa kugenda intera ndende mu gihe babaga bashaka amazi. Nta mihanda yahabaga, nta mashuri, nta bitaro. Ingamiya nizo zakoreshwaga mu gutwara abantu n'ibintu. Mu biribwa batungwaga n'amafi ndetse n'amata y'ingamiya. Ushobora kwibaza uti none se niki cyabafashaga gukomeza kubaho? Bakoraga ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere cyari ukuroba no gushakisha amasaro yo mu nyanja. Icya kabiri cyari ubucuruzi bwo mu nyanja. Mbere y'uko bavumbura peteroli, amasaro yavaga mu nyanja niyo yari ubutunzi bwa Dubai. Abagabo bajyaga mu nyanja bakamara amezi menshi, bibiraga mu mazi, nta mashini zibaho umwuka bafite, bakamanuka hasi kundi bagashaka ayo masaro. Byari akazi kagoye kandi gasaba kwishyira mu kaga, benshi babipfiragamo, ariko nibyo byonyine byari ibyiringiro byabo. Ayo masaro yavaga i Dubai yagurishwaga mu Buhinde, muri Persia no mu Burayi. Ubucuruzi bw'amasaro bwazaniye Dubai ubukungu nubwo butari buhagije. Mu myaka y'1930 Abayapani bavumbuye uburyo bwo gukora amasaro mu nganda. Mu gihe cyakurikiyeho nta muntu wari ugishaka amasaro ya nyayo yaturukaga i Dubai. Imiryango y'i Dubai yongeye gusubira mu bukene. Uwo mugezi wa Dubai Creek niwo wari usigaye. Uwo mugezi niwo wahaye abakomoka kuri Sheikh Maktoum igitekerezo gikomeye. Baravuze bati, niba tutagishobora kubaho tubikesha aya masaro yo mu nyanja, tugomba kubaho tubikesha ubucuruzi. Abaturage ba Dubai batangiye guhindura Dubai Creek icyambu cy'ubucuruzi. Nubwo Dubai nta byinshi yari ifite, abacuruzi baturukaga mu Buhinde, muri Iran, muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse no mu Burayi batangiye gukoresha icyo cyambu.
Iki cyambu impamvu abantu baturutse mu bihugu bitandukanye bahisemo kugikoresha ni ukubera ko abayobozi ba Dubai batabashyiriragaho imisoro iremereye. Byari byoroshye kuhakorera ubucuruzi. Buhoro buhoro isi yatangiye kubimenya. Mu 1892 Dubai yasinyanye amasezerano n'Ubwongereza. Ayo masezerano yari ayo kuyirindira umutekano. Dubai yemeye kutazagirana amasezerano n'ibindi bihugu ibyo ari byo byose usibye Ubwongereza. Byari intambwe nto ariko yari intambwe yari kuzabafasha. Abayobozi ba Dubai bahoraga batekereza kure. Muri icyo gihe nibwo umugabo wagombaga guhindura amateka ya Dubai yabonetse, yitwaga Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum. Ese uyu yari nde? Yari igikomangoma cy'umwami wa Dubai w'icyo gihe. Yavutse mu 1912. Rashid yari atandukanye n'abandi. Mu gihe abantu binubiraga ubuzima bugoye, we yaragendaga akicara ku nkombe z'umugezi wa Dubai Creek akareba amato yinjira, agatekereza icyo yakora cyahereza Dubai ahazaza heza. Yizeraga ko bashobora kuba badafite peteroli ariko bafite ibitekerezo. Yizeraga kandi ko nibubaka ibintu byabo neza isi yose izabagana. Ibyo yizeraga ni nabyo yakoze. Mu myaka y'1940 Dubai yari ikiri umudugudu w'ubucuruzi busanzwe. Ubukungu bwari bugicumbagira. Inkunga ndetse n'ubufasha bahabwaga n'Abongereza yari iri kugenda igabanuka. Sheikh Rashid nibwo yatangiye gutegura ibikorwa remezo. Icyo gihe wa mugezi wa Dubai Creek wari uri kugenda usibangana. Amato manini ntiyaragishobora kuwinjiramo. Abacuruzi batangiye kuhava gahoro gahoro, ariko Sheikh Rashid yatekereje ikindi kintu yahakorera. Yafashe icyemezo cyo kuguza amafaranga kuri Kuwait kugira ngo bacukure Dubai Creek bayigire ndende ku buryo amato manini yashoboraga kuyinjiramo. Iyo bitagenda neza Dubai yari kujya mu myenda ku buryo byari kugorana kuyishyura, ariko byagenze neza. Dubai Creek imaze kwaguka, amato manini y'imizigo aturuka mu Buhinde, Afurika na Iran yatangiye kugaruka i Dubai. Ubucuruzi muri Dubai bwaratumbagiye. Abacuruzi baragaruka, ubukungu bwa Dubai butangira kongera kuzamuka kubera icyo cyemezo. Nyuma yo kubaka neza iki cyambu cyo kuri uwo mugezi, Sheikh Rashid yibanze ku bikorwa remezo. Yatangiye kubaka imihanda akoresheje abakozi bo mu gihugu n'imashini zoroheje. Yubaka amashuri ashishikariza Abanyadubai kwiga gusoma no kwandika. Yubatse ibitaro, azana amashanyarazi ndetse n'amazi meza. Yazanye abenjeniyeri baturutse mu mahanga kugira ngo bamufashe kuvugurura uyu mujyi. Uyu mugabo yubakaga buri kintu atekereza ku cyo kizamara mu hazaza. Abantu bo muri Dubai bambaraga imyambaro yoroheje y'umweru yitwaga kandula, naho abagore bakambara imyambaro miremire y'umukara yitwaga abaya. Mu May abantu baryamaga hejuru ku bisenge by'inzu kugira ngo babone akayaga kabafasha kugabanya ubushyuhe bwo mu butayu. Abenshi mu baturage ntibari bazi gusoma no kwandika. Amazi babaga bafite aho ngaho bayabikaga mu nkono z'ibumba. Mu 1966 nyuma y'imyaka myinshi y'ubuzima bugoye bwo mu butayu, havumbuye peteroli mu gace kitwa Fateh Oil Field kari hafi y'inyanja muri Dubai. Dubai ntiyari ifite peteroli nyinshi nk'iyari muri Abu Dhabi, ariko Sheikh Rashid yakoresheje ayo mafaranga make yavuye muri iyo peteroli ntiyayashora mu kwinezeza, ahubwo ayashora mu kubaka ejo hazaza h'igihugu. Niki yubakishije ayo mafaranga? Yatangiye kubaka Port Rashid, icyambu yiyitiriye mu 1967. Icyambu cyubatse neza mu buryo bwari bugezweho cy'amazi maremare cyashoboraga gutuma amato manini y'imizigo ashobora kuhagera, bigatuma Dubai ibihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu nyanja. Hubatswe ikiraro cyiswe Maktoum, kikaba cyari ikiraro cya mbere cyambukiranya Dubai Creek, gihuza ibice bibiri by'umujyi Deira hamwe na Bul Dubai. Muri ayo mafaranga kandi hanongerewe ikibuga cy'indege cyitwa Dubai International Airport, bituma ba mukerarugendo n'abashoramari baturutse hirya no hino ku isi batangira kuza muri uwo mujyi biboroheye. Hubatswe amazu meza y'abaturage, batangira kubaka inyubako za sima bavanaho iz'ibyondo. Hubatswe amashuri, imisigiti, ibitaro n'imihanda, hibandwa cyane ku iterambere ry'abaturage. Hubatswe amashuri menshi harimo n'ay'abakobwa, hanashingwa ibitaro byiza. Sheikh Rashid ntiyapfushije ubusa amafaranga, ahubwo yayashoye mu guteza imbere abaturage n'umujyi. Mu 1971 Sheikh Rashid wa Dubai na Sheikh Zayed wa Abu Dhabi bahuye inshuro nyinshi mu ibanga. Bemeranya ko niba bashaka amahoro n'iterambere bagomba kwishyira hamwe bakabiharanira. Ku itariki ya 2 Ukuboza 1971 nibwo Emirati zirindwi zishyize hamwe zishyiraho igihugu cyitwa United Arab Emirates. Izo zari Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Fujairah na Ras Al Khaimah. Yinjiye mu mwaka w'1972. Abu Dhabi yabaye umurwa mukuru, ariko Dubai iba gace k'ubucuruzi n'udushya. Buri Emirati yagumanye ubwisanzure bwayo, ariko zose zikora ziri munsi y'ibendera rimwe, perezida umwe n'igihugu kimwe.
Sheikh Zayed yibanze ku gukoresha umutungo wa peteroli wa Abu Dhabi mu guteza imbere igihugu, naho Sheikh Rashid yibanze ku kubaka ubukungu butishingikirije kuri peteroli kugira ngo Dubai izabe ifite ejo hazaza heza. Bemeranyije kubaka imihanda ihuza Abu Dhabi na Dubai, gusangira umutungo kamere bahuriyeho no gufungurira amarembo isi yose. Aha niho izamuka rya Dubai ryatangiriye. Sheikh Rashid yari azi neza ko peteroli itazahoraho, niyo mpamvu yatangije umwe mu mishinga minini y'ubwubatsi mu bihugu by'Abarabu. Icyambu cya Jebel Ali kiri ku birometero 35 uvuye mu mujyi rwagati wa Dubai. Abantu benshi ntibumvaga ukuntu yakubaka icyambu kinini mu butayu. Yari afite igitekerezo cyo kubaka ibintu byagira akamaro no mu myaka 50 yari iri imbere. Icyambu cya Jebel Ali cyaje kuba icyambu kinini mu mateka cyubatswe n'abantu ku isi. Cyahujwe n'agace k'inganda gituma amato aturuka hirya no hino ku isi ashobora kuhapakururira imizigo, inganda zikahakorera nta misoro myinshi zitanga, n'ibicuruzwa bikoherezwa hirya no hino ku isi. Byahaye akazi abantu ibihumbi, byinjiza amamiliyari mu bucuruzi, kandi biba umusingi w'ubwami bwa Dubai mu bijyanye n'ubwikorezi n'ubucuruzi mpuzamahanga. Mu mwaka w'1985 umuhungu wa Sheikh Rashid, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, yazanye igitekerezo gikomeye. Byagenda bite turamutse twemereye abanyamahanga gushinga ibigo byabo by'ubucuruzi 100% mu duce twihariye tudasoreshwa? Nibwo havutse Jebel Ali Free Zone Authority, agace ka mbere k'ubucuruzi bwigenga muri United Arab Emirates. Boroshya kubona visa mu gihe umuntu aje gukora business. Uko niko ibigo mpuzamahanga ibihumbi birimo Pepsi, Nestle, Samsung, LG, Sony na Unilever byaje gushora imari aho ngaho. Iyi ntambwe yahinduye Dubai igira umurwa mukuru w'ubucuruzi mu burasirazuba bwo hagati. Dubai yari isanzwe ifite ikibuga cy'indege cyiza, ariko mu 1985 Sheikh Mohammed yatangije ikintu cyatunguranye ku isi yose. Sosiyete nshya y'indege yitwa Emirates Airlines itangirana indege ebyiri gusa. Intego yari uguhindura Dubai ihuriro mpuzamahanga ry'ingendo zo mu kirere. Abantu barabisetse cyane bati muratangiza sosiyete itwara abantu mu kirere mufite indege ebyiri gusa. Ibi ntibyamuciye intege. Ntibyatinze iyo sosiyete yatangiye gutanga serivisi nziza kurusha abandi. Bidatinze Emirates Airlines yatangiye kujya i London, Mumbai, Cairo n'ahandi henshi. Mu myaka y'1990 Emirates yabaye imwe mu masosiyete y'indege akomeye ku isi, ikajya izana ba mukerarugendo n'abashoramari babarirwa muri za miliyoni muri Dubai buri mwaka. Mu ntangiriro z'1990 leta yatangiye kubaka amahoteli y'akataraboneka n'ahantu ho kuruhukira ku nyanja. Hatangijwe iminsi mikuru yo guhaha nka Dubai Shopping Festival. Dubai yatangiye kwamamaza ko ari ahantu heza hahuza umuco ndetse n'iterambere. Ba mukerarugendo batangiye kujya baza kuhasura, bitangira ari ibihumbi, nyuma baba amamiliyoni. Mu myaka y'1990 nanone Dubai yatangiye gukoresha ikoranabuhanga rigezweho. Hubatswe umuyoboro wa mbere w'itumanaho muri ako karere. Internet za telefone zigendanwa nibwo zari zigitangira gukoreshwa. Imashini za ATM mu buryo bwo kwishyura hakoreshejwe amakarita na serivisi zo kuri internet byatangiye gukoreshwa mbere y'ibindi bihugu by'abaturanyi. Dubai ntiyateye imbere mu nyubako gusa, yateye imbere no mu mitekerereze y'abanyadubai. Imishinga minini y'ibikorwa remezo yari yaratangiye na mbere y'umwaka w'2000. Dubai yari ifite inyubako ndende nka Dubai World Trade Center, imihanda minini n'uburyo bugezweho bwo kugenzura ibinyabiziga. Hashyizweho imiturire iteguwe neza nka Jumeirah, Al Barsha hamwe na Deira City Center, imwe mu mazu ya mbere manini y'ubucuruzi. Banibanze ku gukoresha abakozi baturutse mu mahanga, cyane cyane mu Buhinde, Pakistan, Philippines na Bangladesh, kugira ngo bubake ibikorwa byinshi bitandukanye mu gihe gito. Mu gihe ibindi bihugu byo muri ako karere byishingikirizaga cyane kuri peteroli, Dubai yo yubatse ibyambu n'ibibuga by'indege. Yashyizeho uduce tw'ubucuruzi tudasoreshwa. Yatangije sosiyete y'indege mpuzamahanga, yamamaje ubukerarugendo bwayo. Yakiriye abashoramari b'abanyamahanga, yibanda no ku bucuruzi aho kwishingikiriza kuri peteroli gusa. Mu ntangiriro z'imyaka y'2000 Dubai yari imaze kuba icyamamare ku isi. Yari ifite icyambu kinini cya Jebel Ali, ikibuga cy'indege, sosiyete y'indege ikomeye ya Emirates. Ariko Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum wabaye umuyobozi wa Dubai guhera mu mwaka w'2006 yari afite inzozi ziruta izo bari bamaze kugeraho. Yagize ati twe niduhatana n'abaturanyi bacu, turatana n'isi yose. Aho niho imishinga ikomeye ya Dubai yatangiriye.
Umushinga wa Burj Khalifa, igitekerezo cyatangiye mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2000. Dubai yashakaga kubaka ikintu isi itazigera yibagirwa, inyubako ndende cyane ku isi. Kuyubaka byatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2004 yitwa Burj Dubai. Abakozi barenga 12,000 baturutse mu bihugu birenga 100 bakoze amanywa na nijoro. Byatwaye imyaka 6 kuyuzuza. Hakoreshejwe metero kibe zirenga 330 za beto na toni 39 z'ibyuma. Yashushanyijwe na Adrian Smith wo muri Amerika kandi ishobora kwihanganira imitingito n'umuyaga uri ku muvuduko wa kilometero 240 ku isaha. Dufite ikiganiro twayikozeho wasanga kuri iyi channel yacu. Mu mwaka wa 2010 yafunguwe ku mugaragaro, ihindurirwa izina iba Burj Khalifa. Ibi ngibi babikoze mu guha icyubahiro Sheikh Khalifa bin Zayed wafashije Dubai mu bibazo by'ubukungu byo mu mwaka wa 2009. Ifite uburebure bwa metero 828, amagorofa 163, hoteli ya Rumani, amazu yo guturamo ndetse n'ibiro by'amasosiyete atandukanye. Burj Khalifa yabaye ikimenyetso cy'intego ya Dubai ndetse iba n'ubutumwa bwo kubwira isi ko nta kidashoboka. Kimwe mu bitekerezo bikomeye kurusha ibindi byatekerejweho ni ikirwa cyakozwe n'abantu gifite ishusho y'igiti cy'umukindo cyubatswe mu nyanja cyiswe Palm Jumeirah. Cyatangiye kubakwa mu mwaka wa 2001 kirangira mu mwaka wa 2006. Hakoreshejwe amabuye afite metero kibe zirenga 5,500,000. Ifite amashami 16, igice kimeze nk'ukwezi n'igice cyo hagati. Iki kirwa kirimo amazu ahenze cyane, amahoteli y'inyenyeri 5 nka Atlantis de Palm, restaurant, inyanja hamwe n'amasoko. Nk'aho ibyo bidahagije, banubatse Dubai Mall yafunguwe mu mwaka wa 2008 hafi ya Burj Khalifa. Iri ni ryo soko rinini ku isi. Rifite amaduka arenga 1,200, aquarium irimo amafi manini, ikibuga cyo kunyereramo ku rubura, pariki ya VR. Ikindi bashyizeho ni Dubai Metro yatangiye gukora mu mwaka wa 2009. Yabaye gari ya moshi ya mbere ikoreshwa n'amashanyarazi kandi idasaba umushoferi mu bihugu by'Abarabu. Uyu munsi Dubai iri kubaka indi mishinga minini. Dubai Creek Tower iteganyijwe kuzaba ndende kurusha Burj Khalifa. Dubai Urban Master Plan 2040 igamije gutuma 60% by'umujyi byubakwa mu buryo burengera ibidukikije. N'umushinga wa Moon Dubai wa miliyari 5 z'amadolari. Mu 2020 Dubai yohereje icyogajuru bise Hope cyageze kuri Mars mu mwaka wa 2021. Iba igihugu cya mbere cy'Abarabu kibigezeho. Dubai yatangije na Golden Visa z'igihe kirekire zimara imyaka hagati y'5 n'imyaka 10 ku bantu bafite ibyo bashaka kuhakorera, abashoramari ndetse n'abahanzi. Ibi byatumye iba ahantu hizewe ku bantu baturuka ku mpande zose z'isi. Dubai itwigisha ko iyo wizeye icyerekezo cyawe kandi ugakora cyane, ushobora kubaka ejo hazaza wakwishimira n'isi ikagushimira. Niba Dubai yarashoboye gufata ubutayu ikabuhindura ahantu h'inzozi z'abatuye isi, nawe ushobora kuzamuka ukava mu mwijima ukagaragara. Niba wakunze kino kiganiro, ntibagirwe gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro dukora.